World Mission Report. Mu mwaka w'igihumbi 1999 umugore witwa Mariya nibwo yagiranye isezerano n'Imana. Uribuka mbese ari igihe wegeze ugirana isezerano n'Imana? Benshi muri mwe mwese mwibuka ibihe byinshi mwagiye musezeranira Imana igihe mwabaga murwaye, maze mukavuga muti Mana nudukiza tuzagira gutya na gutya, tuzagukorera kandi tuzakora umurimo wawe. No muri Bibiliya biranditse ubwo Sara yasabaga umwana yavuze ati Mana numa umwana w'umuhungu nzamukwegurira azaba mu nzu yawe iteka. Nawe wibutse ikibazo gikomeye wahuye nacyo maze ugatakamba ukavuga uti Mana ndakwinginze gikize. Iki gihe umwaka w'igihumbi 1999 uyu mugore witwa Mariya nawe yagiranye isezerano n'Imana. Iyo nawe ugiranye isezerano n'Imana kubw'ikibazo ufite, abavandimwe abo musengana mu itsinda, inshuti batangira kugusengera. Mbese mujya musubizwa? Ese amasezerano mwagiranye n'Imana mujya muyakurikiza cyangwa mujya muyitaho mukibuka ko mwasezeraniye Imana? Nshuti bavandimwe, ndabasuje ngo ubone amahoro biva ku Mwami Imana bibane namwe. Amasezerano ndetse n'uyasezerana nibyo tugiye kuvugaho mu aya makuru Yahandi. Amakuru y'uyu munsi afite umutwe uvuga ngo gusengera ikibyimba. Uyu munsi nababwira inkuru y'umugore witwa Mariya uba mu gihugu cya Shiri. Tukaba twarateguriwe na Andrew Siena, umuyobozi w'amakuru Yahandi ku isi muri General Conference. Mukaba mukurikirana amakuru Yahandi mu Kinyarwanda mu ijwi rya Nowa Emmanuel. 1999 Mariya yakuriye mu muryango wa Gikristo mu gihugu cya Shiri. Abagize umuryango we bizihizaga iminsi mikuru yose y'idini ryabo, ariko nta n'umwe muri bo wari warigeze asenga Imana yo mu ijuru kugeza igihe umuganga yasuzumaga murumunawe Mariya wari ufite imyaka 5 y'ubukuru asanga arwaye ikibyimba cyo mu mwijima. Mariya yarasenze ati Mana ndakwinginze rokora ubuzima bwa murumuna wanjye. Mariya yari afite imyaka 21 y'ubukuru iki gihe, niwe wari mukuru mu bakobwa batatu bo mu muryango we. Anje niwe wari muto. Ubwo umwarimu wigishaga Anje yamenyaga ko Anje yarwaye ikibyimba, nawe yarasenze. Yasabye abizera b'itorero ryo gusenga. Yari umugore wa pastor mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Ayo masengesho yakoze ku mutima wa Mariya. Ntabwo ashoboraga kwiyumvisha uburyo abagize itorero basengera umuntu batanazi, umuntu batigeze babona, usibye umugore wa pastor wari umuzi. Ubwo itariki yo kubagwa kwa Anje yari yegereje, Mariya yarushijeho gusenga. Yasezeraniye Imana ko murumuna we nakira azajya mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Arasenze ati Mana nukiza murumuna wanjye twembi tuzajyana mu itorero ry'Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Icyo kizaba ikimenyetso cy'uko ushaka uko tuba Abadivantisiti b'umunsi wa karindwi. Igikorwa cyo kubagwa cyagenze neza, maze nyuma y'ukwezi kumwe Anje ari mu bitaro arakira. Ubwo bari bamaze kugera mu rugo bavuye kwa muganga mu bitaro, umwarimu wa Anje ndetse n'umugabo w'umupasitoro batangiye kujya basura umuryango wa Anje buri gihe. Barabahoberaga cyane bakababaza uko bamerewe, babagaragarije urukundo ndetse nuko bashishikajwe n'imibereho yabo myiza, kandi bakomeje kujya bagaruka kubasura kenshi. Kuri Mariya, uwo mupasitoro n'umugore we bari intangarugero. Ntabwo yari yarigeze abona abantu bameze nk'abo, kandi batumye abona urukundo rw'Imana mu mucyo mushya. Nyuma y'imyaka 2, Mariya n'abagize umuryango we beguriye Yesu Kristo imitima yabo, maze barabatizwa. Ndetse na Anje wari ufite imyaka 7 nawe yarabatijwe. Abagize umuryango wa Mariya beguriye Yesu imitima yabo binyuze mu buryo nk'ubwo Yesu yakoreshaga ubwo yari ku isi. Umwanditsi umwe w'igitabo cyitwa Rengera ubuzima witwa Elena White yaranditse ati uburyo Kristo yakoreshaga nibwo bwonyine buzatuma tugera mu ntsinzi kugeza ubutumwa ku bandi. Umukiza asabanaga n'abantu nk'uwifuza ibyiza byabo. Yabagiriye impuhwe, akabaha ibyo bifuza, kandi agatuma bamugirira icyizere, maze akabararika ati nimunkurikire. Pastor n'umugore we
bamaze amezi menshi bakoresha uburyo nk'ubwo Kristo yakoreshaga: kumarana umwanya n'imiryango, kubifuriza ibyiza, kubafasha mu gihe bishoboka, ndetse no mu bindi bikorwa bya buri munsi nk'ubyo Kristo yakoraga. Uyu munsi Mariya afite imyaka 35 y'ubukuru kandi n'umwarimu ndetse ni n'umujyanama muri kaminuza y'Abadivantisite b'umunsi wa karindwi mu gihugu cya Chili. Mariya aho agiye hose akunda gutanga ubuhamya bw'uko Imana isubiza amasengesho ndetse n'uburyo wamenye Yesu binyuze mu rukundo rutagira ikigombero yagaragarijwe na pastor ndetse n'umugore we. Yamaze igihe kingana n'umwaka akora nk'umwarimukazi w'umuvugabutumwa kandi abantu benshi bahinduwe n'ubuhamya bwe. Aravuga ati, kuva namenya Yesu ibintu byose byagiye bimbera ibitangaza, bimbera bishya. Nshuti bavandimwe, amaturo yacu y'Isabato ya 13 umugabane wayo uzajya gufasha imishinga y'itorero ry'Abadivantisite umunsi wa karindwi riri muri Chili, aho Mariya yigisha. Bazubaka ibyumba by'amashuri ndetse n'ibyumba by'amacumbi abanyeshuri bararamo. Uyu munsi wa none iri shuri rifite abanyeshuri bagera ku 3,000. Benshi muri bo ntabwo ari Abadivantisite umunsi wa karindwi, baba baturutse hirya no hino mu mijyi itandukanye. Ariko ishuri ryifuza cyane gutanga amacumbi kugira ngo abanyeshuri bajye biga baba mu kigo, cyane cyane abiga uburezi ndetse na teoloji, kandi bakaba bafite gahunda yo kuzakorera itorero nyuma y'amasomo yabo. Tubifurije rero kandi tubashimiye ko mugiye gutegura amaturo y'ubushake azafasha muri uyu mushinga. Imana y'amahoro ibibafashemo. Mwiyumviye uburyo byagendekeye Mariya murumunawe Angelo mu 1999 nibwo ibi byabaye. Angelo afite imyaka 5, ubu afite 35. Mariya nawe yarafite imyaka 21 nibwo yagiranye isezerano n'Imana yuko azaba umudivantisite w'umunsi wa karindwi akiyegurira Imana, kandi abagize n'umuryango we bose barabatijwe biyegurira Imana. Wowe wasezeraniye Imana iki? Uribuka ibintu byinshi wasezeranye? Mbese wigeze ubihigura? Mbese wigeze ubisohoza? Imana y'amahoro reka ubuhamya bwanyu igenda ibaha bubera abandi umugisha, nk'uko inkuru ya Mariya n'ubuhamya bwe byatumye benshi begurira Yesu Kristo umwami n'umukiza wabo ubugingo bwabo. Nanjye ndabifuriza ngo ubuhamya bwanyu butume benshi baza kuri Kristo. Ndabashimiye mwese mwankurikiye. Aya makuru y'ahandi muyagezwaho mu Kinyarwanda na Nowa Emmanuel. Wowe wumvise amakuru y'ahandi bwa mbere ukaba utarakanda subscribe, nawe umaze iminsi yumva kandi ukaba utarayikandaho, yikandeho maze amakuru y'ahandi nasohoka ajya kugereraho igihe. Iyi nkuru, iki gitangaza, aya makuru yasharinga abandi inshuti n'abavandimwe. Hari benshi batabasha kumva amakuru y'ahandi, nabo bumve iby'Imana igenda ikorera abantu hirya no hino. Kandi like, ikibazo cyangwa igitekerezo twandikire muri comment. Reka tuzakomeze ku Isabato itaha. Mugire ibihe byiza, Isabato nziza. Yesu mubane. Mwari muri kumwe na Nowa Emmanuel. World Mission Report.